Imana izanye abahanzi bo kubacurangira, kandi izo ndirimbo zose muzazimenya. Imana izanye abacuranzi bagiye gucuranga n'umwana wo mu nda w'uruhinja yumva uwo mucurango. Imana ije kubacurangira, Imana ije gucurangira abakomeye, Imana ije gucurangira abakene, Imana ije gucurangira abapfakazi, Imana ije gupfurbangira imfubyi, Imana ije gucurangira abazungu n'abirabura. Imana yambwiye ngo yarakaye, ngo izanye abaririmbyi kandi bagomba kwinjira aho uri muntu wese akumva iyo ndirimbo, buri muntu wese akumva iyo ndirimbo Imana yahimbye. Kandi umuntu wese Imana yaremye, umuntu uhumeka umwuka wazima, Imana yambwiye ngo agomba kumva. Uti se ko naba narize byahindutse. Imana ije kugucurangira, Imana ije kugucurangira, waba utwite waba udatwite, waba uri muto waba uri mukuru. Imana irababaye cyane, hari indirimbo igomba kwinjira aho uri, buri muntu wese akabasha kuyumva, buri muntu wese akaza kuyumva, umugabo wanjye akayumva, abana banjye bakayumva. Imana yafashe umwanzuro. Dore indirimbo imaze igihe ihimbwa, dore indirimbo imaze igihe ihimbwa, abantu bakagira ngo byahezehe, abantu bakagira ngo bizaza ryari. Dore indirimbo Imana yahimbye. Wa mugabo we, wa mugore we, wa mukobwa we, wa musambanyi we, wa mujura we, wa mwibone we, wa munyamwoko we, yewe muntu we, yewe muntu wanze kubana n'abantu bose amahoro, hari indirimbo kandi Imana imanuye kugira ngo buri muntu wese abashe kuyumva. Imana yagutumyeho ibikara wanga kumva, none hari indirimbo Imana yahimbye. Imana iratumye abo baririmbyi, ibahaye inzira, ibahaye ububasha bwo gucuranga iyo ndirimbo. Bari bamaranye iminsi iyo ndirimbo. Imana itaza uburenganzira ngo umugore utwite, umugore ukiri muto, umukecuru n'umusaza, abasinzi n'abasambanyi, abibone n'abajura, abagambanyi bose bagomba kumva iyo ndirimbo, bose bagomba kumva iyo ndirimbo. Kandi ni Imana yayihimbye, ni Imana itegetse ngo aba baririmbyi binjire bumvishe abantu bose, bumvishe abantu bose icyo Imana irimo kuvuga. Imana yabatumyeho kenshi mwanga kwisubiraho, Imana yabatumyeho kenshi ngo mureke ubujura bwanyu, ngo mureke ubusambanyi, ngo mureke ibizira, ngo mureke ubwibone, ngo mureke amashyari, ngo mureke amoko. Imana yabatumyeho kenshi ngo mureke ubugome, mureke kwicana, mureke kumena amaraso ari ku rubanza. Imana yarabiyamye ngo nimugire imbabazi, ngo nimubabarire abantu, murabyanga. Ariko rero Imana yarakaye, abaririmbyi yabohereje, bagiye kubavugiriza, bagiye kubacurangira indirimbo. Kandi iyo ndirimbo muzayumva. Uti se ko nzaba ndi mu biro, uzayumva. Uti se ko nzaba ndi ku mashini, uzayumva iyo ndirimbo. Uti ko ndi umuntu ukomeye, uzayumva. Niko Imana yambwiye ngo Mukabutera we bivuga nzaguhemba. Ndaje ngiye kwiyerekana, ndambiwe agasuzuguro k'abadayimoni, ndambiwe abasambanyi mu itorero, ndambiwe abapastora basambana, ndambiwe abadiyakoni, ndambiwe abakozi b'Imana bakora ibizira, ndambiwe. Hari indirimbo nabageneye, hari indirimbo nabahimbiye, bagomba kuyumva byanga byakunda. Iyo korari imaze igihe yitoza, none ntanze uburenganzira ngo binjire. Kandi buri muntu wese naremye ugihumeka umwuka w'abazima agomba kumva iyo ndirimbo, agomba kuyumva. Imana irabizi neza ko Imana yagiye yohereza abantu ngo babazanire ubutumwa, bamwe mukabapinga, bamwe mukabasuzugura. Mw'abapasitoro mwe, mw'abayobozi mwe, mw'abakristo mwe, mw'abadiyakoni mwe. Ariko Imana ifite inzira nyinshi. Hari abaririmbyi bamaze iminsi bahimba, hari abaririmbyi bamaze iminsi bahimba. Imana ibahaye uburenganzira ngo bumve indirimbo, mwumve indirimbo. Kandi Imana yonyine niyo izababwira ngo barekereho. Izo ndirimbo zibagezemo, zigeze mu rugo rwawe,
uti se ko nkomeye, uti ko nize, uti ko narangije amashuri, uti ko nuceranye icyubahiro. Izo ndirimbo ziraje Imana irazisohoye, irazishoreye. Imana irangaje imbere, ibahaye uburenganzira ngo nimugende mwinjire. Abakomeye basuzuguye, abakire basuzuguye, abapfakazi basuzuguye, abagore baciye abagabo inyuma, abagore baroze. Izo ndirimbo mugiye kuzumva, Imana yambwiye kandi ngo niyiri buhagarike, ngo niyizababwira ngo barekeraho kuririmba. Niko Imana yambwiye. Imana nibagirire neza. Uriya rero gusara n'ugushishikara, nanjye gucuranga simbizi, ariko Imana indebe neza, ngerageje uko nshoboye. Yambwiye ngo ngerageze ncurange, ndabyiganye, ariko Imana yo mu ijuru ifite ukuntu iri bubumvishe. Imana yohereje abashyitsi bashinzwe gusaka forode umaranye igihe ubana mu nzu yawe, ubana mu kazi kawe, ubana mu bikorwa byawe. Imana yohereje abantu bo gusaka ibyo utunze. Umuntu ugukoresha ushobora kumuhisha. Umuntu mubana mu nzu, ari umugore wawe cyangwa umugabo, ushobora kumuhisha. Hari ibintu wabitse mu nzu, hari ibintu wabitse mu rugo rwawe ukabimuhisha. Ariko dore Imana wumva uko ivuze, irambwiye ngo ninze mbabwire, ngo mbabwire ko Imana yohereje abantu bo gusaka, forode, abantu batuye mu isi, abantu bubatse ingo. Imana iboherereje abashyitsi batandukanye b'ubwoko bubiri. Umushyitsi wa mbere ngo ntago uzaba umuzi, ngo yohereje abashyitsi, ngo kandi binjiye mu gihugu, ngo kandi binjiye mu bihugu bitandukanye, kandi ntago muzaba muziranye, ngo bazitwara uko bishakiye. Ngo ni Imana ibohereje. Irangije irambwira ngo mva Mukabute, bambwirira rero amagambo yo mu Migani muri 16 ngo uburakari bw'umwami ni intumwa y'urupfu, ngo ariko umunyabwenge we ngo arabuhosha. Ndagira ngo mbaburire niburira, Imana yambwiye ngo yarakaye kandi yafashe umwanzuro. Imana yabatumyeho abagore b'ibikara, Imana ibatumaho abagore b'inzobe, Imana ibatumaho abakecuru, Imana ibatumaho abagabo, Imana ibatumaho abasore, Imana ibatumaho abasivile, Imana ibatumaho abasirikare, Imana ibatumaho impumyi. Imana yabatumyeho. Mwanze kumva, mwanze kumvira. Imana yabatumyeho imvura, Imana yabatumyeho ibirunga, mwanga gukanguka. Ariko mwumva uko Imana ivuze. Imana yambwiye ngo Mukabute, bambwirire ko narakaye. Uburakari bw'umwami ngo ni intumwa y'urupfu. Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo uburakari bw'umwami ni intumwa y'urupfu, ngo ariko umunyabwenge we ngo arabuhosha. Imana nidutabare. Umva ko wigenje, warigenje, nanjye narigenje. Imana yantumyeho ikiragi, aba bana n'ubumuga. Imana intumaho abantu bavuga cyane nk'isandi nkanjye. Imana intumaho aboroheje, Imana intumaho abakomeye. Ahantu hose mu byiciro byose Imana ifite abakozi, ariko abantu banangiye amatwi, banze no kumva no kumvira. None Imana yarakaye, irambwira ngo uburakari bw'umwami ni intumwa y'urupfu. Ndangije mbabwira rero ngo turasuwe. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo turasuwe. Abo bashyitsi nabababwiye. Ugiye kubona umushyitsi, ugiye kubona abashyitsi bagutunguye kandi mutanaziranye, kandi ibyo bazashaka nibyo bazikora. Ugiye kubona abandi bashyitsi ba kabiri bashinzwe gusaka forode. Wabanye mu itorero, waririmbanye. Ndagira ngo nkubwire mugenzi ujya mu ijuru, ndagira ngo nkuburire nanjye niburira. Hari abashyitsi Imana yohereje
niba ushaka kurokoka ndakwinginze saba Imana ubwenge uhoshe uburakari bw'umwami. Hosha uburakari bw'umwami. Wakibaza ati se guhosha uburakari bw'umwami ni gute? Nyabuneka ni ukwanga icyaha n'igisa nacyo, ni ukwigenzura, ni ukureba abashyitsi iyo bagiye kuza mu rugo rwawe urakubura ukitegura, iwawe hagasa neza, mu nzu hagasa neza, mu nzu hagasa neza, n'inyuma no ku mubiri wawe ugasa neza, no ku mutima ugasa neza. Mukwiriye kwitegura abashyitsi bagiye kwinjira iwanyu batabateguje, kandi baraje, Imana ibahaye uburenganzira. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Abamaze iminsi badukurikira bo mu Rwanda no mu bihugu bitandukanye, nongeye kugaruka kuri kamera. Ndabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu. Nari maze iminsi ntaza hano kuri kamera, haciye igihe kitari gitoya, ariko suko nari ndangaye cyane, ahubwo nari maze iminsi mfite ibihe byiza byo gusenga. Nari ndi mu gusenga. Rero ubu ngubu ngiye kubagezaho message Imana yampaye. Ngiye kubagezaho message Imana yampaye, maze twumve icyo Imana irimo kudushakaho. Reka manze nsenga Imana. Mwami Yesu, Mana ishobora byose, Imana ifite ubutware n'ubushobozi ku bantu bayo yaremye, ndakwinginze ngiye kuvuga ibyo wambwiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ari wowe ushorera amagambo aturutse mu kanwa kanjye kandi uyageze ku bantu bawe waremye. Urakoze murengezi ubugingo, ntaba ari njyewe ahubwo ari wowe ugaragara. Urakoze kuko ugiye kubana nanjye. Byose mbisabye nizeye izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Ngiye kubagezaho amatangazo Imana yampaye ngo mbagezeho abantu batuye mu isi, badukurikira, abantu bari mu bihugu bitandukanye, cyane cyane n'abatuye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, batuye mu gihugu cyacu cyo muri Kongo, abatuye mu bihugu bitandukanye impande enye z'isi. Ngiye kubabwira nanjye nibwira. Imana yampaye amatangazo, irambwira ngo mukabutembwirira abantu naremye, ubabwire ko ngiye kohereza abashyitsi bagiye gusura buri rugo, abashyitsi bagiye gusura buri rugo, kandi abashyitsi buri rugo hose nzajya mwohereza abashyitsi batandukanye. Imana yambwiye ngo nimbwire abantu bankurikiye, bakunda kunkurikira n'abari bumbone bwa mbere. Imana yambwiye ngo yararakaye kubera ibyaha abantu barimo gukora, ntago bisubiraho, nta nubwo bahinduka. Imana irambwira ngo mukabutembwirira aba bantu banjye ko ngiye kohereza abashyitsi, kandi abo bashyitsi ngiye kohereza bazagera muri buri rugo. Buri muntu wese agiye kubona abashyitsi bamutunguye, kandi abo bashyitsi bazazanwa n'ibintu bibiri. Icya mbere bazaba baje kumusura, icya kabiri abandi bazanwe no gusaka forode. Niko Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo irarambiwe kandi yararakaye, ngo ije gusaka buri rugo rwose irunyuremo. Niko Imana yambwiye ngo nze kubabwira. Kandi yohereje abashyitsi b'amoko abiri. Yohereza abashyitsi baje gusura buri rugo. Ariko Imana irambwira ngo mukabute, ngo ntureba ko utuye hano Igisenyi, ngo ningeri Igisenyi ngo nzasuka abashyitsi benshi, ngo kandi abo bashyitsi bazatinda muri izi ngo z'Igisenyi, ngo bazahatinda, ngo nibagera mu Ruhengeri bahatinde, ngo nibagera i Kigali bahatinde. Ngo aba bashyitsi ngo ndabohereje, ngo kandi abo bashyitsi
bashyitsi ngo nibagera i Burundi bazahatinda, ngo abo bashyitsi ngo nibagera ngo ku nkengero ngo z'Ubugande nabwo bazahatinda, ngo abo bashyitsi. Ariko abandi bantu ba kabiri ngo bazaba ari abantu bashinzwe gusaka Imana nitugirire neza. Ngo abantu bararangaye baradamaraye, banze kumva, banze kumvira, ibyaha ngo bibaye byinshi. Imana yambwiye ngo yarakariye abantu yaremye kubera ko banze kwisubiraho, banze bakagoma bagakora ibizira. Imana yambwiye ngo rero Mukabutera, ngeze igihe ndagira ngo umbwirire abantu banjye naremye, ubabwire ngo mwumve itangazo riturutse ku Mana yaremye ijuru n'isi. Imana yambwiye ngo ninze mbabwire ngo abashyitsi bihuse barabatunguye, abashyitsi mutari mwiteguye, abashyitsi mutaziranye, abashyitsi babagezeho. Kandi abo bashyitsi ngo bageze muri buri rugo, ngo kandi bazitwara uko bishakiye, ngo ni Imana iborohereje. Muri buri rugo nta rugo na rumwe bazasimbuka. Abo bashyitsi baraje, abadukurikiye, abatwumva, abatuye isi, ngo abo bashyitsi baraje boherejwe n'Imana. Niko Imana yambwiye ngo abandi bashyitsi ba kabiri yohereje bo bashinzwe gusaka forode muri buri rugo. Urugo rwose rwubatswe, Imana yohereje abantu bagiye gusaka ingo zubatswe kuri iyi si yaremye. Niko Imana yambwiye. Yemwe bene da, Imana yarakaye, yamaye ari amagambo ari mu Migani 16 umurongo wa 14. Reka tuharebe. Imana yababaye cyane, Imana irababaye cyane, irababaye cyane. 16 Imigani umurongo wa 14 haranditse ngo uburakari bw'umwami ni intumwa y'urupfu, ariko umunyabwenge we arabuhosha. Ndagira ngo mbaburire bantu batuye isi, bantu baturanye, batuye isi, batuye mu bihugu bitandukanye, ndagira ngo mbaburire. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo yohereje abashyitsi, ngo mutari muziranye, ngo abashyitsi mutari mumenyereye, ngo binjiye muri buri rugo. Kandi buri muntu wese yemerewe gukingura kugira ngo abo bashyitsi binjire mu nzu ye, kandi ngo bazitwara uko bishakiye. Imana irambwira ngo mva Mukabute bambwirire nohereje abashyitsi ba kabiri bashinzwe isaka. Nabajije Imana ntibashinzwe isaka ry'iki. Imana irambwira ngo buri muntu wese Imana yaremye ufite urugo, Imana yohereje abashyitsi bashinzwe gusaka forode umaranye igihe ubana mu nzu yawe, ubana mu kazi kawe, ubana mu bikorwa byawe. Imana yohereje abantu bo gusaka ibyo utunze. Umuntu ugukoresha ushobora kumuhisha. Umuntu mubana mu nzu, ari umugore wawe cyangwa umugabo, ushobora kumuhisha. Hari ibintu wabitse mu nzu, hari ibintu wabitse mu rugo rwawe ukabimuhisha. Ariko dore Imana wumva uko ivuze, irambwiye ngo ninze mbabwire, ngo mbabwire ko Imana yohereje abantu bo gusaka, abantu bo gusaka forode, abantu bo gusaka forode, abantu batuye mu isi, abantu bubatse ingo. Imana iboherereje abashyitsi batandukanye b'ubwoko bubiri. Umushyitsi wa mbere ngo ntago uzaba umuzi, ngo yohereje abashyitsi, ngo kandi binjiye mu gihugu, ngo kandi binjiye mu bihugu bitandukanye, kandi ntago muzaba muziranye, ngo bazitwara uko bishakiye, ngo ni Imana ibohereje. Irangije irambwira ngo mva Mukabute bambwirire no magambo yo mu Migani muri 16 ngo uburakari bw'umwami ni intumwa y'urupfu, ngo ariko umunyabwenge we ngo arabuhosha. Ndagira ngo mbaburire niburira, Imana yambwiye ngo yarakaye kandi yafashe umwanzuro, ngo muhora muvuga ngo mbese ngo ibi bizahereza he, ngo nukubeshya ko
abahanuzi ngo nukubesha kw'abesikoro ariko ndagira ngo mbaburire nanjye niburira mburira umugabo wanjye tubana mburira abana banjye tubana mbwira abantu batuye isi ndimo kubaburira nanjye niburira uburakari bw'Imana bwakongejwe uburakari bw'Imana igiye kubusohora Imana irababaye cyane yambwiye ngo mva Mukabutera bwira abantu banjye naremye nohereje abashyitsi babatunguye yemwe bantu batuye isi yemwe bantu batuye mu Rwanda yemwe bantu batuye Gisenyi ndagira ngo mbabwire ko Imana iturakariye kandi babajwe n'ibyaha abantu bakoze Imana niturengere yambwiye ngo mva Mukabute ngo kuri uyu musozi utuyeho ngo hano Gisenyi ngo hagiye gukorerwa ubufindo ngo hagiye gukorerwa ibintu bikomeye ngo hagiye kumvikanira inkuru mbi yewe muntu utuye Gisenyi yewe muntu utuye muri Kongo yewe muntu utuye Burundi yewe muntu utuye Bugande yewe muntu utuye muri Tanzania ugatura muri Kenya yewe umuntu utuye mu Ruhengeri hari amajwi ugiye kumva hari abashyitsi ugiye kumva bakomanga kandi abo bashyitsi ugomba kubakira n'Imana ibohereje nta nubwo uzababuza kurya ibyo bashaka ntabwo uzababuza ikizaba kizanye abo bashyitsi uzabimenya binjiye mu rugo rwawe yewe mubyeyi we mugabo yewe mugabo wa Mukabutera bamaso kuko utazi umunsi n'igihe Imana yababaye Imana yarakaye Imana ibabajwe n'ibyaha abantu bakora Imana yampaye amagambo ari muri Ezekiyeli ibice 14 Imana irambwira ngo sinyasome ngo ahubwo mbabwire icyo gice cya 14 ngo mbabwire ngo Imana yibasiye umwana w'umuntu yaremye ibabajwe n'ibyaha bagiye bakora Imana yabatumyeho abagore b'ibikara Imana ibatumaho abagore b'inzobe Imana ibatumaho abakecuru Imana ibatumaho abagabo Imana ibatumaho abasore Imana ibatumaho abasivile Imana ibatumaho abasirikare Imana ibatumaho impumyi Imana yabatumyeho mwanze kumva mwanze kumvira Imana yabatumyeho imvura Imana yabatumyeho ibirunga mwanga gukanguka ariko mwumva uko Imana ivuze Imana yambwiye ngo Mukabute bambwirire ko narakaye uburakari bw'umwami ngo ni intumwa y'urupfu Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo uburakari bw'umwami ni intumwa y'urupfu ngo ariko umunyabwenge we ngo arabuhosha Imana nidutabare Imana niturengere nakubwiraga nanjye nibwira unkundiye nanjye nkakunda wabwira Imana ikaguha ubwenge ukamenya guhosha uburakari bw'umwami naho Imana yafashe icyemezo Imana yafashe icyemezo yongeye irambwira mu bicuku bya nijoro irambwira ngo Mukabutera we ngo hari indi nkuru nkuzaniye ngo hari ikintu nje kukubwira irambwira ngo Mukabute ngewe ntabwo nize ibintu byo gucuranga nta nubwo nize ibintu byo kuririmba irambwira ngo nze kubabwira Imana izanye abahanzi bo kubacurangira kandi izo ndirimbo zose muzazimenya Imana izanye abacuranzi bagiye gucuranga n'umwana wo munda w'uruhinja yumva uwo mucurango Imana ije kubacurangira Imana ije gucurangira abakomeye Imana ije gucurangira abakene Imana ije gucurangira abapfakazi Imana ije gupfurbangira imfubyi Imana ije gucurangira abazungu n'abirabura Imana yambwiye ngo yarakaye ngo izanye abaririmbyi kandi bagomba kwinjira uri muntu wese akumva iyo ndirimbo buri muntu wese akumva iyo ndirimbo Imana yahimbye kandi umuntu wese Imana yaremye umuntu uhumeka umwuka wazima Imana yambwiye ngo agomba kumva utise ko naba narize byahindutse Imana ije kugucurangira Imana ije kugucurangira waba utwite waba udatwite waba uri muto waba uri mukuru Imana irababaye cyane hari indirimbo igomba kwinjira uri buri muntu wese akabasha kuyumva buri muntu wese akaza kuyumva umugabo wanjye akayumva abana banjye bakayumva Imana yafashe umwanzuro dore indirimbo imaze igihe ihimbwa dore indirimbo imaze igihe ihimbwa abantu bakagira ngo byahezehe abantu bakagira ngo bizaza ryari dore indirimbo Imana yahimbye wa mugabo we wa mugore we wa mukobwa we wa musambanyi we wa mujura we wa mwibone we wa munyamwoko we yewe muntu wanze kubana n'abantu bose amahoro hari
kugira ngo buri muntu wese abashe kuyumva. Imana yagutumyeho ibikara wanga kumva, none hari indirimbo Imana yahimbye. Imana iratumye abo baririmbyi, ibahaye inzira, ibahaye ububasha bwo gucuranga iyo ndirimbo bari bamaranye iminsi. Iyo ndirimbo Imana itaza uburenganzira ngo umugore utwite, umugore ukiri muto, umukecuru n'umusaza, abasinzi n'abasambanyi, abibone n'abajura, abagambanyi bose bagomba kumva iyo ndirimbo, bose bagomba kumva iyo ndirimbo. Kandi ni Imana yayihimbye, ni Imana itegetse ngo aba baririmbyi binjire bumvishe abantu bose, bumvishe abantu bose icyo Imana irimo kuvuga. Imana yabatumyeho kenshi mwanga kwisubiraho, Imana yabatumyeho kenshi ngo mureke ubujura bwanyu, ngo mureke ubusambanyi, ngo mureke ibizira, ngo mureke ubwibone, ngo mureke amashyari, ngo mureke amoko. Imana yabatumyeho kenshi ngo mureke ubugome, mureke kwicana, mureke kumena amaraso ari ku rubanza. Imana yabiyamye ngo nimugire imbabazi, ngo nimubabarire abantu, murabyanga. Ariko rero Imana yarakaye, abaririmbyi yabohereje, bagiye kubavugiriza, bagiye kubacurangira indirimbo. Kandi iyo ndirimbo muzayumva. Uti se ko nzaba ndi mu biro, uzayumva. Uti se ko nzaba ndi ku mashini, uzayumva iyo ndirimbo. Uti ko ndi umuntu ukomeye, uzayumva. Niko Imana yambwiye ngo Mukabutera we bivuga nzaguhemba. Naje ngiye kwiyerekana, ndambiwe agasuzuguro k'abadayimoni, ndambiwe abasambanyi mu itorero, ndambiwe abapastora basambana, ndambiwe abadiyakoni, ndambiwe abakozi b'Imana bakora ibizira, ndambiwe. Hari indirimbo nabageneye, hari indirimbo nabahimbiye, bagomba kuyumva byanga byakunda. Iyo korari imaze igihe yitoza, none ntanze uburenganzira ngo binjire. Kandi buri muntu wese naremye ugihumeka umwuka w'abazima agomba kumva iyo ndirimbo, agomba kuyumva. Imana irabizi neza ko Imana yagiye yohereza abantu ngo babazanire ubutumwa, bamwe mukabapinga, bamwe mukabasuzugura, mw'abapasitoro mwe, mw'abayobozi mwe, mw'abakristo mwe, mw'abadiyakoni mwe. Ariko Imana ifite inzira nyinshi. Hari abaririmbyi bamaze iminsi bahimba, hari abaririmbyi bamaze iminsi bahimba. Imana ibahaye uburenganzira ngo mwumve indirimbo, kandi Imana yonyine niyo izababwira ngo barekereho. Izo ndirimbo zibagezemo, zigeze mu rugo rwawe. Uti se ko nkomeye, uti ko nize, uti ko narangije amashuri, uti ko nuceranye icyubahiro. Izo ndirimbo ziraje. Imana irazisohoye, irazishoreye. Imana irangaje imbere, ibahaye uburenganzira ngo nimugende mwinjire. Abakomeye basuzuguye, abakire basuzuguye, abapfakazi basuzuguye, abagore baciye abagabo inyuma, abagore baroze. Izo ndirimbo mugiye kuzumva. Imana yambwiye kandi ngo niyiri buhagarike, ngo niyo izababwira ngo barekeraho kuririmba. Niko Imana yambwiye. Imana nibagirire neza. Uriya rero gusara n'ugushishikara, nanjye gucuranga simbizi, ariko Imana indebe neza, ngerageje uko nshoboye. Yambwiye ngo ngerageze ncurange, ndabyiganye. Ariko Imana yo mu ijuru ifite ukuntu iri bubumvishe. Rero Imana yararakaye. Imana yambwiye ngo nimbabwire, ngo nze kubabwira igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice 14. Irambwira ngo kandi ntuhasome, ngo babwirire mu marenga. Dore Imana yagiye ibabwira yeruye, icisha mu marenga, nabwo ntimwumva. Uyu munsi yambwiye ngo umva rero Mukabutera, ubabwire igice cya Ezekiyeli ibice 14, umurongo wa 4, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kangahe? Ku murongo w'umunani
ku murongo w'8 niko Imana yambwiye ngo ariko nza kubabwira. Ntabwo rero masoma cyangwa ngo nigire intyoza. Umuntu urumva kino gice cya Ezekiyeli ibice 14 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku 8, umwuka w'Imana ari bugusobanurire iki Imana yari ishatse kubabwira. Imana rero yaje, noneho yaje rwose, yaje irambwira ririya jambo ryo mu Migani 16 umurongo wa 14 ngo uburakari bw'umwami ni intumwa y'urupfu, ngo uburakari bw'umwami ni intumwa y'urupfu. Umva ko wigenje, umva warigenje, nanjye narigenje. Imana yantumyeho ikiragi, aba bana n'ubumuga. Imana intumaho abantu bavuga cyane nk'isandi nkanjye. Imana intumaho aboroheje. Imana intumaho abakomeye. Ahantu hose mu byiciro byose Imana ifite abakozi, ariko abantu banangiye amatwi, banze no kumva no kumvira. None Imana yarakaye irambwira ngo uburakari bw'umwami ni intumwa y'urupfu. Ndangije mbabwira rero ngo turasuwe. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo turasuwe. Abo bashyitsi nabababwiye. Ugiye kubona umushyitsi, ugiye kubona abashyitsi bagutunguye kandi mutanaziranye, kandi ibyo bazashaka nibyo bazikora. Ugiye kubona abandi bashyitsi ba kabiri bashinzwe gusaka fraude, wabanye mu itorero, waririmbanye. Ndagira ngo nkubwire mugenzi ujya mu ijuru, ndagira ngo nkuburire nanjye niburira, hari abashyitsi Imana yohereje bashinzwe gusaka bano bapasitoro tubona imbere yacu, bano ba bishopu n'abapotre n'abaririmbyi n'abantu Imana yaremye. Ngo abo bantu bashinzwe gusaka bemerewe kugera muri buri rugo rwose. Imana irambwira rero ngo hagowe umuntu bazafata na forode. Iri jambo rivuga ngo uburakari bw'umwami ngo ni intumwa y'urupfu. Imana irambwira ngo mukabute ubabwire ko abantu bagiye gupfa, abantu bagiye gupfa, abantu bagiye gupfa, kuko Imana ije gusaka forode, izafata na forode. Ni ukuri ntabwo azasigara, azicwa. Abantu bagiye gupfa. Ngo uburakari bw'umwami ni intumwa y'urupfu. Ngo ariko umunyabwenge ngo arabuhosha. Nakubwiraga mukunzi wanjye, nakubwiraga wowe unkurikira, ngo ndakubwiye ngo niba ushaka kurokoka, ndakwinginze saba Imana ubwenge uhosha uburakari bw'umwami. Hosha uburakari bw'umwami. Wakibaza ati se guhosha uburakari bw'umwami ni gute? Nyabuneka ni ukwanga icyaha n'igisa nacyo, ni ukwigenzura, ni ukureba abashyitsi iyo bagiye kuza mu rugo rwawe, urakubura ukitegura, iwawe hagasa neza, mu nzu hagasa neza, mu nzu hagasa neza, n'inyuma no ku mubiri wawe ugasa neza, no ku mutima ugasa neza. Mukwiriye kwitegura abashyitsi bagiye kwinjira iwanyu batabateguje, kandi baraje. Imana ibahaye uburenganzira. Ndarangije n'amatangazo Imana yampaye ngo mbagezeho. Nuko mubyihanganire, buriya gusara n'ugushishikara nyine mubonye ukuntu usaze mu kanya. Imana yambwiye ngo nsare kuriya, nta kindi ndenzaho. Ni amatangazo Imana yampaye ngo ngeze ku bantu Imana yaremye. Ariko nkabwira abantu duturanye hano muri Kongo, nkabwira abantu duturanye impande enye z'isi, nkabwira abantu batuye muri Gisenyi. Imana yambwiye mukabute ngo muri Gisenyi nzasura abantu, ngo kandi nzahatinda cyane, ngo nzahatinda, ngo Saka bazahatinda cyane, ngo ariko ningera mu Ruhengeri nabwo mpatinde, ngo ningera mu mpande enye z'isi, ngo mfite ukuntu ngiye gusaka, ngo kandi nzajya ntinda buri karere. Imana nidusure yewe mwene da, ko nanjye nagize ubwoba, ntago mwamperukaga hano kuri kamera. Ni ukubera maze iminsi ndimo gusenga, Imana ikambwira ibintu bikomeye, ikambwira ibintu nkumva afite ubwoba. Ariko uyu munsi yambwiye iri joro, irambwira ngo ninatangaye no matangazo ngiramerera nabi. Rero aho kugira ngo mpfe, napfe ejo basi, napfejo, ariko nkavuga amatangazo Imana yampaye. Mwami Yesu, Imana ishobora byose, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, bya bindi wambwiye ndabivuze rwose. Nabwiye
nabwiye n'umugabo wanjye, nabwiye n'abana banjye, nabwiye n'abo duturanye, nabwiye n'abo muri karitsiye. Mana nasakuje, nasaze uko nshoboye. Rero Uwiteka, abantu bankurikira batuye isi, wowe wenyine ari wowe ushorera aya magambo, ari wowe ushorera aya matangazo. Umwuka wera agenderera buri muntu wese, kandi hagize umuntu ugira ubwenge yabasha kwitegura abo bashyitsi, yabasha kwitegura agakubura, mu nzu hagasa neza, no mu mutima hagasa neza, no ku mubiri hagasa neza. Imana nidusure. Mana tugusabye ubwenge, ndakwinginze uduhe ubwenge bwo guhosha uburakari bwawe Mana, kuko wambwiye ngo uburakari bw'umwami ni intumwa y'urupfu. Urambwira ngo nerurire abantu waremye, ngo abantu bagiye gupfa. Urakoze kuko uri Imana ibanye nanjye muri aka kanya. Urakoze kuko uri Imana igiye gushorera ibyo untumye, kandi ukabasha gusobanurira abantu bawe byose bisabye.